ibindi mbivuge ageze hano. Theo aze yiruka hano. Ye ntabwo narindi muri gahunda yo kuza muri giterane ukurikije imigambi yanjye ndetse n'imigambi y'abantu ba hano. Mpageze gusa kuvuga umugambi w'Imana. Uyu Theo mureba n'umuhungu wanjye mu buryo bw'umwuka. Yakirijwe ikabarondo mu giterane nateguye, inanjye wamubatije abatizwa muri Kadiridimba Irwinkwavu. Hanyuma rero baza kumutumira, yari mu rugo iwanjye twari mu giterane n'ikabarondo. Ndamubwira nzaguherekeza muri icyo giterane. Ntago abantu ba hano twabibabwiye, ariko mubwira ko nzamuherekeza. Ndashima Imana rero ko nabikoze kandi nkaba ndi kumwe nawe. Imana ibahe umugisha. Ndagira ngo aze kuza kuririmba indirimbo ivuga ngo ntabwo uri inyama ya nyamunsi. Iyo musabye naza kuririmba wari yaheraho. Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe cyane. Bamaye iminota 15, kandi muri iyo minota 15 bwira umuntu muri kumwe ngo Yesu araba amaze gukora ibyo agomba gukora. Yesu araba amaze kubohora abantu, araba amaze gukiza abantu. Haleluya. Reka tudatinze dusome ubutumwa bwiza bwa Matayo. Turasoma ibice 28 umurongo wa 20. Umuntu usoma neza afate Bibiliya na mikrofone adufashe gusoma uwo murongo. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kubwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wa 20. Nadusomere vuba. Fatana mikrofoni, izi nyisho zirimo zirafatwa. Ubutumwa bwiza bwa Yesu bwanditswe na Matayo ibice 28 umurongo wa 20. Baravuze ngo mubigisha kwitondera ibyo nababwiye byose, kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose kugeza ku mperuka y'isi. Amen. Mana data twese wo mu ijuru, ndagushimiye kunyemereye kuboneka hano mu Gisaka. Hano naje kuvuga ijambo ryawe. Ndagushimira imirimo yawe ikomeye, ndagushimira gukomera kwawe no kugira neza kwawe. Ndasabye ngo Umwuka Wera aboneka ahantu iri jambo rikomeresha ibimenyetso n'ibitangaza. Tugukomeye amashyi menshi n'impundu nyinshi cyane data mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe cyane. Ndashima Imana ko nageze muri aka gace. Ngera muri aka gace bwa mbere nahageze nje aho bita Nyinya ku mupfumu witwa Gasemuguruka, nje kuraguza. Kandi nari nkiri umwana muto, cyane. Nigaga igahindi mu mwaka wa 2. Hanyuma papa yararwaye nza nje kuraguza. Nahoze mbwira abo twari kumwe tuzamuka mu makorosi ya Migamba, ntanga amanyura bwa mbere naciye njya kuraguza. None ndimo ndahanyura nza kuvuga ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. Haleluya. Komera Yesu amashyi n'ibyo bintu byumva. Ijambo tumaze gusoma hano muri ubu butumwa bwiza ni ijambo rikomeye cyane kandi nkunda. Abadukurikiye muri iki giterane, n'abadukurikiye ku bihumuriza ibihumbi, n'abazabadukurikiye kuri radiyo Izuba, kuko umunyamakuru wayo nawe ari hano. Ndagira ngo mbabwire ko Yesu ari hano kugira ngo agirire neza buri muntu. Haleluya. Iri jambo tumaze gusoma uhereye ku murongo wa 18 ni disikuru Yesu yasomye amaze kuzuka. Abwira abigishwa be ngo nahawe ubutware bwose. Uhereye ku murongo wa 18 ibice 28 ngo nahawe ubutware bwose mu ijuru no mu isi, ngo mujye mu mahanga yose mubwiriza abaremwe bose ubutumwa bwiza, ngo mubabatiza mu izina rya Data twese n'Umwana n'Umwuka Wera, ngo mubigisha kwitondera ibyo navuze, ngo kandi dore ndi kumwe namwe. Haleluya. Ngo kandi dore ndi kumwe namwe kugera ku mpera y'isi. Imana ishimwe cyane. Hamagara umuntu mwicaranye umubwire ngo Yesu ari kumwe nawe. Yesu yavuze ko azaba ari kumwe natwe kugeza ku mpera y'isi. Yesu ari kumwe natwe. Amena. Haleluya. Haleluya. Umuntu mwicaranye no muhagararanye mumbariza izina rye. Umuntu wicaranye no muhagararanye mubaza izina rye. Mubaza izina rye nawe umubwire ryawe. Muhamagara umuvuze mu izina, unamusekera, unamukoma ku rutugu, ubwire ngo Yesu ari hamwe nawe.
Yesu ari hamwe nawe, Yesu ari hano, Yesu ari muri iri teraniro. Ndagira ngo menyeshe abantu ko Yesu ari hano. Sakuza uvuge ngo Yesu ari hano, nimuvuge ko Yesu ari hano, kubera ko niwe wabyivugiye. Yesu yarazutse asubira mu ijuru, agaruka kubana natwe mu buryo bw'umwuka. Kandi ahantu Yesu ari, haleluya, hari ibintu bimuranga. Ahantu Yesu ari, akiza abarwayi, agakiza abanyabyaha, akirukana abadayimoni. Ibyo byose Yesu agiye kubikora hano. Hamagara umuntu muri kumubwira ngo Yesu agiye kubikora. Abaje barwaye Yesu agiye kubakiza, abaje baboshye Yesu agiye kubabohora, abaje barushye Yesu agiye kubaruhura, abaje batamuze agiye kubiyereka, kuko Yesu ari hamwe natwe. Yesu ari hamwe natwe. Sakuza cyane uvuge ngo Yesu ari kumwe nanjye. Abantu bemera ko Yesu atabesha nibavuge ngo haleluya. Hamagara uwo muntu umuvuze mu izina niba uryibuka. Muhamagara umuvuze mu izina, mubwire ngo umva ubuhanuzi, umva ubuhanuzi, mubwire ngo umva ubuhanuzi, mubwire ngo Yesu ahagararanye nawe uhagaze, Yesu yicaranye nawe aho wicaye, Yesu ari kumwe nanjye ahandi, kubera ko niwe wabyivugiye. Yaravuze ngo kandi dore ndi kumwe namwe iminsi yose atavuyemo n'umwe. Komera Imana amashyi menshi n'impundu nyinshi cyane. Haleluya, haleluya. Sakuza cyane uvuge ngo Yesu ari kumwe nanjye, Yesu ari kumwe nanjye. Haguruka witere uvuge ngo Yesu ari kumwe nanjye. Haguruka usimbuke uvuge ngo Yesu ari kumwe nanjye. Ndanezerewe cyane kubwira abantu bo mu Gisaka, kubwira abantu bo muri aka gace ko Yesu ahari. Ahantu Yesu ari abadayimoni barahunga, ahantu Yesu yageraga urupfu rwarahungaga, ahantu Yesu yageraga indwara zarahungaga. Mukomera amashyi menshi n'impundu nyinshi cyane. Haleluya, haleluya. Abantu bahamanya nanjye ko Yesu ari ahantu, nimuvuge ngo haleluya. Iri niryo jambo rikomeye Yesu yavuze amaze kuzuka. Ni ijambo yavuze ry'insinzi. Murabizi abayobozi bose iyo bamaze gutorwa, iyo bamaze kuba abayobozi, bagira ibyo bageza kubo bayobora. Yesu rero nawe, iyi ni disikuru yasomeye abigishwa be, aravuga ngo nahawe ubutware bwose bwo mu ijuru no mu isi. Ijuru n'isi Yesu arabitegeka. Haleluya, haleluya. Bwira umuntu muri kumwe ngo Yesu ategeka abantu bose, ari hejuru ya byose, ari hejuru ya byose, afite ubutware kandi yarabyemeye. Mubwire ngo yarabyemeye, yarabyemeye ko azabana natwe. Haleluya. Yesu arahari, Yesu arahari, Yesu ari muri iri teraniro. Yesu ari kumwe. Koma ku rutugu rw'umuntu muri kumwe ngo Yesu arahari inshuti yanjye. Yesu arahari. Ubwire ngo ntagire icyongera kugukanga, ntagire icyongera kugutera ubwoba. Yesu arahari. Ubwo ahari rero agiye gusubiza ikibazo cyawe, agiye gukiza indwara, agiye kubohora abantu, abadayimoni bagiye guhunga, imyuka mibi igiye kugenda. Nimugoroba nari Rwamagana i Nyarusange, hari umumama yatanze ubuhamya, avuga ko nari ndimo nigisha kuri radiyo Izuba, ngo yari arwaye igisyo cyo mu nda, nsengera abarwayi kuri radiyo Izuba, ahita aba muzima. N'ubu amaguru ye ntiyareshaga, yatashye amaguru yaresha. Mukomere Imana amashyi, kubera ko Yesu yari ahari, kubera ko Yesu yari ahari. Haleluya, haleluya. Sakuza cyane uvuge ngo Yesu ari kumwe natwe, Yesu ari kumwe natwe. Mana ishimwe cyane. Reka nsaba umuntu wese wicaye rero ahaguruke, tugiye gusenga. Umuntu wese wicaye nahaguruke, tugiye gusenga. Yesu akora ibitangaza, Yesu akora imirimo ikomeye. Haleluya. Niba waje ugendera mu mbago cyangwa ku kibando, kirambike hasi, kirambike hasi, kirambike hasi. Ahantu hose turimo gukora ibiterane, turimo turabona ibitangaza by'Imana. Imana ishimwe cyane. Twakoze igiterane muri paruwasi ya Rurama ya Rukira. Imana ikora ibitangaza ku buryo abantu batimbaga, abantu baruka amarozi mu materaniro. Umwana bari baramenye ijisho n'ikaramu, ijisho rye rirakira. Ibyo Yesu yakoze uwo munsi yiteguye no kubikora hano. Ibyo Yesu yakoze i Kaperinaumu, akabikora i Betaniya, akabikora i Yopa. Bwira umuntu muri kumwe ngo yiteguye no kubikora hano. Ndagira ngo mbwire ingumba muhumure, Yesu ari kumwe natwe. Mugiye gutaha musaba inda. Ndagira ngo mbwire abasamaga inda zikavamo ko batazongera kuzivanamo, ko Yesu ari hano. Abarwayi b'ibisimba Yesu agiye kubivanaho, abacumbagira Yesu agiye kubakiza, abatumva Yesu agiye gutuma bumva, abarwayi amarozi Yesu agiye kuyabakiza. Sakuza uvuge ngo Yesu ari kumwe natwe, Yesu ari kumwe natwe kugera ku mperuka y'isi. Kugeza ryari? Kugeza ryari? Ari kumwe natwe iminsi ingahe?
abemera ko n'uyu nguyu urimo nibavuge ngo haleluya. Rambura ikiganza aho urwaye, rambura ikiganza aho urwaye, rambura ikiganza kuri uwo mutwe, rambura ikiganza kuri iyo ndibyimbye, rambura ikiganza kuri uwo mugongo, rambura ikiganza kuri ayo maguru, rambura shyira urutoki muri rwo gutwi kutumva. Oh haleluya. Wowe urwaye umubiri wose, rambura ikiganza ku mutwe cyangwa ku mutima. Niba urwaye ahantu henshi, rambura ikiganza ku mutwe cyangwa ku mutima. Haleluya, haleluya. Niba ufite ikibazo cy'urubyaro, rambura ikiganza ku nda. Wowe ufite ibibyimba mu mabere, ramburamo ikiganza. Aho ubabara hose, rambura ikiganza. Tugiye gutangira gusenga. Ndagira ngo dutagire dusenge mfatanyije namwe. Niba washigendera ku mbago yirambikiye hasi cyangwa ikibando, wishingikiriza umuntu muri kumwe, wishingikiriza umuntu muri kumwe, kirambike hasi. Mana Data twese wo mu ijuru, Muremyi w'ijuru n'isi, ndagushimiye ko twemereye kubana natwe iminsi yose kugera ku mperuka y'isi. Mu minsi wavuze Yesu mu butumwa bwiza bwa Matayo, n'uyu nguyu urimo, uri hano muri iri teraniro, uri hano mu birembo, mwami w'abami, mutware utwara abatware. Nandi mukozi wawe nahageze, mpagaze muri iri teraniro, ndi umwanzi wa Satani, ndi umwanzi w'abadayimoni bose, ndi umwanzi w'imyuka mibi yose, ndi umwanzi w'imbaraga zose za Satani. Mpagaze hano mu izina rya Yesu, ndananiza imyuka mibi yose, ndaca intege imbaraga z'abapfumu, imbaraga z'abakonikoni, abakonikoni baguruka, abakonikoni bagendera ku ntaro. Ndabambura ubushobozi, ndabambura ubushobozi, abinjira mu mazu akinze, ndabambura ubushobozi, abaciye abantu indasago nijoro basinziriye, mbambuye ubushobozi mu izina rya Yesu. Ndafatamira imyuka mibi yose, ndafatamira imbaraga za abadayimoni aho bari, imyuka mibi, amahembe baguterereje, imyuka mibi baguterereje, nigende mu izina rya Yesu. Nirukana abadayimoni, abadayimoni batangire kuvuza induru, abadayimoni mutangire kuvuza induru, imyuka mibi nitangire kuvuza induru, abadayimoni batangire kugenda, imyuka mibi nitangire guhunga. Mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, ndabarura umuriro w'Imana, bohereza umuriro w'Imana ku badayimoni, imbaraga za Satani zigende. Yesu arimo arakora ibitangaza, Yesu arimo arakora ibitangaza. Imyuka mibi irimo iragenda. Mbonye umugore, amaguru ye yombi ntabwo yabashaga kugenda, amaguru yarimo arakira yombi. Hari abantu barimo gukira ibibyimba, hari abantu barimo gukira mu nda. Yesu arimo arakora ibitangaza, Yesu arimo araha abantu urubyaro. Mu izina rya Yesu Kristo, nirukana imbaraga z'umwijima zose, ibyo bagutongereye, ibyo baguhohereye, ibyo baguteze mu marembo, nibigende. Amarozi yo mu nda nasohoke, unamutangire guhumeka cyane. Amarozi yo mu nda nasohoke, nirukana amarozi yo mu nda, ndayategetse ngo nasohoke. Abadayimoni muvuze induru, abadayimoni musakuza aho muri, abadayimoni musakuze muve mu bantu, murekure abantu b'Imana. Mu izina rya Yesu Kristo, ndafatamira abarozi, ndafatamira abarozi, ndatesha agaciro abarozi, abarozi ndabambura imbaraga, abarozi ndabambura ubushobozi. Mu izina rya Yesu Kristo, ndashyira hejuru izina rya Yesu, ndashyira hejuru izina rya Yesu Kristo. Ndategeka icyo kibyimba cyo mwibere ngo kivemo nonaha. Wa kibyimba cyo mwibere wegenda, ibibyimba byo mu nda nimugende, ibikanu birwaye nibikire, amatwi atumva niyumve, amaboko adakora nakore, amaguru atarambuka arambuke, ahabyimbye hose nihakire. Umuntu urwaye umwijima nabe muzima, urwaye ibihaha nabe muzima, utareba natangire kureba, amatwi atumva atangire kumva. Ndategeka inyonjo kugenda, ndategeka umwingo kuvaho, ndatwika amavirusi yose mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Ndirukana indwara zose z'amayoberane, abadayimoni bakugendaho kuvaho, dayimoni w'uruzingo, ibyo bakuzingishije ndabicagaguye, ndabicagaguye. Nirukana umwuka w'ubugumba, dayimoni ukuramo inda, ndagutegetse mu izina rya Yesu genda. Nirukana umwuka w'uburemba, nirukana imbaraga za Satani zose, amagufwa yavunitse n'abe mazima, imitsi irwaye nikire, imigongo idakora nikore, inda zibyimbe zibyimbuke. Mu izina rya Yesu Kristo, urakoze Mana kuri kumwe natwe kugera ku mperuka y'isi. Urakoze kubwo ibitangazo ukoze hano. Mu izina rya Yesu, buri muntu wese narekura ahantu yarafashe, buri wese narekura aho yarafashe. Simbuka witere hejuru uvuge ngo urakoze Yesu kungijije. Vuga ngo urakoze Yesu kungijije, vuga ngo urakoze Yesu kungijije. Simbuka witere hejuru uvuge ngo urakoze Yesu, uvuge ngo urakoze Yesu.
buri wese nasimbuke akoma mu mashyi, nasimbuke akoma mu mashyi. Tugihagaze muretse kwicara, buri wese yisuzume, buri wese yisuzume. Utaramburaga ukuboko nakurambure, niba ukuboko kwawe kutarambukaga kurambure. Umuntu utabasha kunama niyuname, utabasha guhaguruka nahaguruke, utabasha gutambuka natambuke. Utambuka ugifite hejuru, tangira ugende. Abatagendaga neza ntibagende neza. Kora muri iryo bere ryari ribica ibishimba, kora aho hantu hababaraga, inyeganyeze wumve. Buri muntu wese niyumva ukomeze. Haleluya, haleluya, haleluya. Nimuzajya mubona hari umuntu urimo gukora ikintu atashoboraga gukora. Utagendaga natambuka agende, utunamaga niyuname, utabasha guhina ivi narihine. Buri wese nagerageje. Niba wari ufite ugutwi kutumva, fata mu kuzima wumva kutumva kuko kumeze. Amen, haleluya, haleluya. Yesu ari kumwe natwe. Mwicare murumva hari igitangaza Imana ikoze ku buzima bwe. Muri rusengesho ko utameze nkuko wari umeze, umurumva hari igitangaza Imana imukoreye. Narambura ikiganza, narambura ikiganza. Umurumva hari igitangaza Imana ikoze ku buzima bwe, akaba yari afite ikibazo akaba atagifite. Ni nk'abangahe barambuye ibiganza? Mukomere amashyi abandi. Abarambuye ibiganza bicaye bahaguruke, ntabwo mbahamagara ngo baze hano. Abarambuye ibiganza bicaye bahaguruke. Amen, haleluya. Ni nk'abangahe mwari? Ni benshi nk'abangahe? Amen. Reka mpamagare abantu batatu bonyine. Abantu batatu Imana ikora ibintu bifatika. Tuvuge wenda niba yari afite n'ikibyimba kikaba kivuyeho, niba yari afite ukuguru kudakora kwa kurimo gukora, niba yari afite ukuboko kutarambuka kwa kurambuka, cyangwa niba atareba akaba areba, cyangwa niba atumva akaba yumva. Abantu batatu Imana ikora ibintu bikomeye bifatika. Bari bafite ibibazo bizwi n'abandi bantu. Abantu bari bafite ibibazo bizwi n'abandi bantu bakaba bakize, bakaba bumva ibyo bibazo byarangiye. Batatu cyangwa bane batebuka hano bihuta. Batatu cyangwa bane abantu Imana ikora ikijije ibibazo atari bo bari babizi bonyine, n'abandi bari babizi. Akaba yisuzumye agasanga Yesu yamukijije. Nibaze hano, nibatambuke batatu. Mukomere Imana. Barimo baraza batatu. Turashaka abantu batatu, nimugire vuba. Batatu abatanga abandi, batanga abandi. Batatu batanga abandi. Umuntu bari gitangaza Imana ikoze ku buzima bwe gifatika. Natambuca se. Nimubona hari abatambutse mukomere Imana amashyi. Batatu cyangwa bane. Mutawica mugire imbere hano bahe mikrofone. Murakoma amashyi kugeza igihe barekeraho kuza. Batatu cyangwa bane. Uyu muntu turamo amasegonda abiri. Haje bangahe? Bane ye. Uri muntu turamo amasegonda abiri. Uravuga amazina yawe n'igitangaza Imana igukoreye gusa. Kubera umwanya dufite, amazina yawe n'igitangaza Imana igukoreye. Ubereze mikrofone. Bahereze mikrofone, amazina yawe n'igitangaza Imana igukoreye. Amen. Izo haleluya. Abatera Imana hari ugutwi kwajya kumva amahoro, kanya kwifunga, mukanya kumva, ariko akanya ndumva kwafungutse mu mpera Imana. kwari kumaze igihe kingana iki kurwaye ku gutwi? Mukomere Yesu amashyi menshi cyane. Genda amahoro mu izina rya Yesu. Undi Nitwa Nyiransabimana Angelique. Ikibazo nari mfite ahari cyari kizwi n'umuntu umwe, sinanakivugira hano. Imana ihise ikinkorera mpita mbyiyumvamo. Nimuyimere icyubahiro. amashyi kwa Yesu. Ngo ni ikibazo cy'ibanga ntabwo yakivuga kandi turabimwemereye, kandi umuntu umwe arakizi. Undi Nitwa Mukaresenga Jeannette. Nari ndwaye umugongo no mu nda, ariko none nabashije kugera aha ngaha ikumva none. unama wongere unamuka abantu barebe. Unamuka abantu barebe. Genda amahoro mu izina rya Yesu. Hari undi? Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Amazina yanjye nitwa Mfashije Makire. Naje mbabaramutse batsinda none Imana iranyumva. Amashyi kwa Yesu menshi cyane. Abandi muzashima Imana no mu yandi materaniro. Muzashima bashoje. Abandi muzashima Imana no mu yandi materaniro. Ariko ntabwo nava aha nakoze undi murimo umwe.
wo guhamagara abantu, umuntu ushaka kwakira Yesu, umuntu wari utarakizwa akaba amaze igihe rwose Satani amutwaza igitugu, ukaba wumva ushaka kuva mu mwijima ukajya mu mucyo, ukaba wumva ushaka kwitandukanya na Satani, ukitandukanya n'imyuka mibi yagutwazaga igitugu, ukakira Yesu akajya kurinda, akajya kurwanirira, akajya gutabara, akajya kurengera imyuka mibi yaguteye. Umuntu ushaka kwakira Yesu mu mutima we kugira ngo amuhe amahoro yari yarabuze, aguhe ubugingo buhoraho, abo bantu nibarambura ibiganza. Umuntu ushaka kwakira Yesu narambura ikiganza aho ari, narambura ikiganza. N'uwari waraguye ushaka kubyuka nawe narambura ikiganza. Yesu ari hano kugira ngo abagirire neza. Ayo mashini make niba hari abantu barambuye ibiganza, abarambuye ibiganza abo bose bo turabasaba gutambuka bazana. Abarambuye ibiganza mwese nimutambuke muze, mutambuke muze. Murakomera Imana amashyi barimo baza, murakomera Imana amashyi barimo baza. Muratambuka abantu bakuru, abana baraba baretse, abana mwe muretse haza abantu bakuru, muze rwose muhisemo neza. Yesu arabakunda. Igiterane cyateguwe kubera mwebwe. Yesu arashaka kukubohora. Ayo mashini make cyane. Turashaka abagabo n'abagore basore n'inkumi, nimuze mwitandukanye na Satani, mwitandukanye na Satani. Yesu atangire kubagirira neza. Mwumve umunyenga w'agakiza, mwumve amahoro aba mu gakiza. Imana irabakunda. Muze muze, murakoma amashyi kugeza igihe barekeraho kuza. Mu gihe bakiza mukoma amashyi ndetse muvuze n'impundu. Iki ni igitangaza gikomeye. Umuvugabutumwa w'umunyamerika witwa Billy Graham yaravuze ngo nta gitangaza kibaho kiruta ko abantu bakizwa. Abantu bari babaswe n'ibiyobyabwenge, bari babaswe n'ibyaha, abantu bari babaswe n'ibiyobyabwenge, basore inkumi. Muze Yesu ababohore, muze Yesu abaha imbaraga. Yirembye agahinda, aguhemba imibabaro. Ngwino utangire wakire Yesu, urebe ukuntu Yesu agira neza. Ngwino nimuze mwese. Intego y'ubutumwa bwiza ubundi ni ibintu bine. Intego y'ubutumwa bwiza ni ibintu bine. Iya mbere ni uko abanyabyaha bahinduka abakiranutsi. Icya kabiri ni uko uburwayi buhinduka ubuzima. Icya gatatu ni uko ububata buhinduka umudendezo. Icya kane ni uguhombya gehenomu tugateza imbere ijuru. Nimuze umuzima wari ugutegereje, twaje kuwuhombya mu izina rya Yesu. Nimuze abagabo abagore, nimuze umuntu utazi mubahombe, mwa basore mwa nkumi mwe, nimuze ijuru ribunguke. Barekeho kuza, baracyaza. Mwarushe gukomera Imana amashyi, mwarushe gukomera Imana amashyi. Nimurekera gukomera amashyi Imana, nimurekera gukomera amashyi, kubera ko ntarimo kureba ko barimo kuza. Ndamenya ko mwashoje, ndamenya ko bashoje dusenge. Ntihagire n'umwe usigara adahombeje igihe none. Nimuze Satani abahombe, niba Satani aguhombe urabizi ko ntacyo yigeze aguhemba, umukora igihe kinini. Nimuze rwose Yesu abaruhure, abaha amahoro, muve mu byaha mwagenderagamo, muve mu bibi mumazemo igihe. Imana ibagirire neza. Yesu yazanywe no kubatabara, Yesu yazanywe no kubatabara. Yesu ari hano kugira ngo abatabare. Iki giterane nicyo kugira ngo Imana itabara abantu bayo. Wiziye mu giterane uje kwiyumvira Theo bose babireba, uje kumva indirimbo dore ko mutari muzi ko ndi bunaze, ariko Yesu yantumye kuza kukubwira ngo ugirirwe neza. Baso tugiye gusengera abo bantu. Abantu 72 mukunda cyane ngo Mwami Yesu, uyu munsi wa none mbikuye ku mutima, mfashe umwanzuro, ndakwakiriye Yesu ngo umbere umwami n'umukiza. Mbabarira ibyaha byose nakoze, hanagura izina ryanjye mu gitabo cy'urupfu, ryandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuva uyu munsi wa none nitandukanije na Satani n'ibibi byose. Sinzasubira mu bapfumu, sinzongera gusubira mu busambanyi, sinzongera kunywa ibiyobyabwenge. Ndabiretse burundu mu izina rya Yesu. Amasezerano yose nakoranye na Satani ndayasheshe mu izina rya Yesu. Nkoranye nawe isezerano ko mbaye umwana wawe. Amena. Reka abakozi b'Imana bazunguruke, hanyuma tubasengere. Abakozi b'Imana muzunguruke abo bantu, n'abaririmbyi mwese mubazi muzunguruke abo bantu, muzunguruke abantu tugiye kubasengera. Mana Data twese wo mu ijuru, ndagushimira cyane kubw'ubutumwa bwiza bwageze hano n'imirimo n'ibitangazo ukoze. Uwiteka Mana nkuru ikomeye,
ndagushimira kubw'aba bene data n'abashiki bacu bemeye kuva mu mwijima bakaza mu mucyo. Ndabasengeye ngo bababarire ibyaha byose bakoze, ubambike imbabazi zawe wikamba. Amaraso ya Yesu Kristo n'abuhagira beze, amaraso ya Yesu Kristo n'abatunganye, gira neza ubugingo bwabo uhereye none. Bababarire ibyaha byose bakoze, bandike mu gitabo cy'ubugingo, ubakure mu gitabo cy'urupfu, ubashoze kugukorera. Mu izina rya Yesu Kristo tugukomera amashyi menshi Imana. Amen.